Umuyoboke wa Yesu wese naho yaba yoroheje ate cyangwa akaba umutindi, abasha kubera abandi umugisha n'icyitegererezo. Ahari ubwe ntiyamenya ko hari icyiza yakora, ariko rero ubugingo bwe buboneye bwo bwagoborera abandi umugisha ukura. Muraho neza, nabasuhuje, nabaramukije kandi mbahaye ikaze. Imana ibane namwe. Muri uyu munsi tugiye kwigana icyigisho cya 9 kivuga nk'imirimo n'ubugingo. Data wa twese uri mu ijuru agucyubahiro, dore ko inkingi z'uru ukiri kubana natwe. Icyo washatse kugira ngo twumve muri aka kanya, uduhe gutega amatwi kandi duhe imitima yihannye, tuturinde umubi n'ikibi, duhuze imitima mu izina rya Yesu, amen. Imirimo n'ubugingo. Imana niyo soko y'ubugingo n'umucyo n'umunezero by'ibyaremwe byose. Umugisha utemba uyivamo ugera ku byo yaremye byose. Ni nk'amazi adudubiza ava mu isoko, cyangwa imyambi y'izuba irasira mu mpande zose. Ubugingo bw'Imana iyo buri mu mitima y'abantu, akabwa ntikiburira. Kubera amendeze yo gukunda abandi no kubahesha umugisha. Icyashimishije Umukiza wacu ni ugusayura abantu bazikamye mu byaha no kubacungura. Iki nicyo cyashimishije Umukiza wacu. Nk'uko Yesu atahwemaga gukorera abandi kugira ngo abaheshe umugisha, niko abamarayika nabo bahora bakorera abandi. Uwo ni wo munezero wabo, nubwo abibone banegura abatindi, bakibwira ko kubakorera ari ukwisuzuguza. Nyamara abamarayika bera bo bishimira gukora bene iyo mirimo. Aya magambo reka tuyatekerezeho neza, ngo nubwo abibone baneguraga abatindi, bakibwira ko kubakorera ari ukwisuzuguza, nyamara abamarayika bera bo bishimira gukora bene iyo mirimo. Muvandimwe, Kristo akurinde bunenganenzi. Kristo akurinde kuba umwibone. Kristo akurinde gusuzugura abo ukoresha. Kristo akurinde kuba umwirasi ndetse no kugira umwirato. Ahubwo wishimire abo ukorera, wishimire abagukorera, maze bose bafate nk'abana b'Imana, kuko twese turi abana b'Imana muri Kristo. Za ngeso za Kristo zo kutikunda no kutikanyiza nizo zasabye mu ijuru hose, nizo shingiro y'umunezero waba uhebuje. Izo ngeso ni nazo zigaragarira mu bayoboke ba Kristo. Amena. Zibatere kwishimira kugera ku kigero cye. Iyo urukundo rwa Kristo rwabaye kamere mu mutima w'umuntu, ntawabasha kuruhisha. Nk'uko mbese umuntu wisize umubavu atabasha kuwuzimanganya ngo abandi batabimenya, ni nako uwakira urukundo rwa Kristo rugasaba mu mutima we atashobora kuruhisha. Ufite urwo rukundo rwa Yesu mu mutima we arwanduza abandi. Ese wanduza urukundo rwa Kristo cyangwa wanduza imico mibi? Ese urukundo rwa Kristo rufite? Ese Kristo atuye muri wowe? Biti muvandimwe, isuzume nanjye nisuzume. Urukundo rwa Kristo iyo ruri mu mutima w'umuntu, rumera nk'isoko y'amazi idudubiza mu butayu, igahembura ibizengurutse byose. Amena. Ngiyo urukundo rwa Kristo ruri mu mutima w'umuntu, rumera nk'isoko y'amazi idudubiza mu butayu, igahembura ibizengurutse byose. Ese abazengurutse babera iki cyitegererezo? Ngo ko turi ibyapa ab'isi bareberaho, haba mu mudugudu wacu, mu kagari kacu,
abadusengana bose, abadukikije bose, ese iyo bagusoma bagusomamo iki? Ni rwo rukiza abagiye gupfa, rukabatera inyota y'amazi n'ubugingo. Urukundo dukunda Yesu rwagaragazwa no kugera ikirenge mu cye, no kubera abandi umugisha no kubakiza. Rwadutera gukundana no kugirira ibyaremwe impuhwe. Umukiza wacu akiri muri iyi si, ntiyagize ukuboko ko kwinezeza n'umunezero w'umudendezo. Ntabwo yigeze agira umunezero w'umudendezo wo kwinezeza, ahubwo yakoraga ubudahwema kugira ngo akize abazimiye. Ese niyo ntego yawe? Niyo ntego yanjye? Uhereye mu muvure w'inka ukageza i Karuvari, yanyuze mu nzira y'umubabaro, kandi ntabwo yigeze yihunza umurimo n'ingendo zikomeye n'imirimo irembya igatera kugwa agacuho. Ntabwo Kristo yigeze abyihunza ibyo byose. Ese urahabwa inshingano iyi n'iyi? Urahabwa n'umwami wawe inshingano yo gukora mu ruzabibu rwe? Wayihungishije kangahe? Wayanze kangahe? Wanze gukora Imana inshuro zingana iki? Yaravuze ati, umwana w'umuntu ntiyaje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi. Icyo nicyo cyazanye Yesu Kristo muri iyi si, nicyo cyatumye adupfira njyewe nawe, ni ugutanga ubugingo bwe kuba incungu yanjye nawe, incungu y'abadukikije bose. Uwo ni wo mugambi rukumbi Yesu yari afite mu kubaho kwe kose. Ibindi byose yabikoraga kugira ngo asohoze uwo mugambi wo kuba incungu yabo. Gukora icyo se ashaka no kurangiza imirimo yaje gukora byamuberaga nk'ibyo kurya n'ibyo kunywa, naho kwihesha agaciro n'isumbwe ntibyamurangwagamo. Kwihesha agaciro n'isumbwe, kwishyira hejuru, ntabwo byamurangwagaho. Ntabwo byamurangwagaho nshuti. Nuko rero abemera ubuntu bwa Kristo bakwiriye kugira ibyo bigomwa, bakwiriye kugira ibyo bareka, bakwiriye kugira ibyo basiga, maze bagasanga Kristo. Amena. Bakwiriye no gukora uko bashobora kose kugira ngo babe icyitegererezo cyiza gituma abandi begerezwa Imana. Ngo bakwiye gukora uko bashobora kose kugira ngo babe icyitegererezo cyiza gituma abandi begerezwa Imana. Begerezwa Imana. Ese ibyo ukora bituma abantu begerezwa Kristo, cyangwa ahubwo bibatera ab'imitima idakomeye, bibatera kuva kuri Kristo? Suzuma niba nta rubanza nshuti. Ntabona uko ahisha uko kuri gukiza kandi kweza. Ngayo amaherezo yo kwihana nyakuri. Nuko rero abemera ubuntu bwa Kristo bakwiriye kugira ibyo bigomwa, bakwiriye no gukora uko bashobora kose kugira ngo babe icyitegererezo cyiza gituma abandi begerezwa Imana. Ayo niyo maherezo yo kwihana nyakuri. Kwihana nyakuri ni ukwigomwa maze ugakora umurimo wa Kristo. Kwihana nyakuri ni ukubera icyitegererezo gituma abandi begerezwa Kristo. Umuntu akiyegurira Kristo, uwo mwanya yumva ashaka kumenyesha abandi iyo inshuti ye ihebuje izindi. Ntabona uko ahisha uko kuri gukiza kandi kweza. Ntabwo abibona uko abihisha, ahubwo yumva ashaka
kubwira abandi iyo nshuti ye, iyo nshuti magara, inshuti yamukijije, yamukuye mu isaha y'ibyaha, yamukuye ahakomeye cyane, yumva ashaka kubibwira bagenzi be. Twambaye gukiranuka kwa Kristo, tukagira umunezero n'amahoro by'umwuka we utubamo, ntibyadushobokera kuduceceka. Ngo twambaye gukiranuka kwa Kristo, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, tukagira umunezero n'amahoro by'umwuka we utubamo, ntibyadushobokera ko duceceka. Ntabwo byadushobokera ko duceceka mu gihe twambaye gukiranuka kwa Kristo, ndetse tukagira n'umunezero n'amahoro by'umwuka wa Kristo utubamo, ntabwo byadushobokera guceceka. Iyo dusogongeye tukumva ko Uwiteka agira neza, niho tugira icyo tubwira abandi. Nshuti muvandimwe, Kristo aguhe amahoro y'umutima, kandi Kristo akwihishurire mu izina rya Yesu. Ngo nk'uko Filipo yashohoje Natanayeli kuri Yesu amaze kumubona, niko natwe dukwiriye kugira abandi inama yo kumusanga, tukagerageza uko dushoboye kose kubareshya ngo babone gutega amakiriro ku byiza bya Kristo bitazashira byo mu isi izaza. Byo mu isi izaza. Dukwiriye kugira abandi inama yo gusanga Kristo, kandi tukagerageza uko dushoboye kose kubareshya, maze impamvu nyamukuru ngo ni ukugira ngo babone gutega amakiriro ku byiza bya Kristo bitazashira byo mu isi izaza. Dukwiriye gushimikira no kumaramaza, dutera intambwe, dutwaranira kugera ikirenge mu cya Kristo. Ntabwo ukwiye kugira ikirenge mu cyanjye, nta nubwo ukwiye kugira ikirenge mu kubereye icyitegererezo. Kandi reka nze nkubwire, reka ukubera icyitegererezo aba ari wa wundi ugera ikirenge mu cya Kristo, ugusunikira kukigera nawe mu cya Kristo. Dukwiriye kujya dukeburira amaso y'abandi, kureba intama y'Imana ikuraho ibyaha by'abari mu isi. Dukwiriye guhengamura imisaya y'abandi, niba barebaga mu nzira ijya mu irimbukiro, tukabakebura, tukabahindura, maze bakareba i Karuvari, bakareba ku musaraba, bakareba intama y'Imana, ya yindi ikuraho ibyaha by'abari mu isi, ya yindi bavuze muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 29. Nitugira ibyo dukorera abandi bizatugarukira ari umugisha mwinshi. Nitugirira ibyo dukorera abandi bizatugarukira ari umugisha mwinshi. Amen, amen. Nicyo gituma Imana yagize ikiduha cyo gukorera gukiza abandi no gusohoza inama y'agakiza. Niyo mpamvu Imana yagize ikiduha. Imana yarakoze kuba yaraduhaye umurimo wayo wo gukorera gukiza abandi no gusohoza inama y'agakiza. Ni umurimo mwiza, ni umurimo ukomeye. Kristo aguheremo imbaraga kandi aguhere mu mugisha. Imana yahaye abantu amahirwe yo gusangira kamere yayo kugira ngo babone guhesha bagenzi babo umugisha. Nta cyubahiro cyangwa umunezero Imana yaduhaye birenze gusangira kamere yayo. Ntabyo. Abashyira hamwe n'Imana bagakorana nayo imirimo y'urukundo, nibo barusha abandi bose kwegerezwa umuremyi wabo. Ngo abashyira hamwe n'Imana bagakorana nayo imirimo y'urukundo,
Imana igushoboza gushyira hamwe nayo. Nibo barusha abandi bose kwegerezwa umuremyi wabo. Iyo Mana ibasha, Imana ibishaka yajyaga gutegeka abamarayika bo mu ijuru kwamamaza ubutumwa no gukora iyo mirimo yose y'urukundo yo gukiza abandi. Iyo ibishaka yajyaga kubisohoza mu bundi buryo. Nshuti muvandimwe, ariko kubw'urukundo rwayo rutagira akagero, yahisemo kudutorera gukorana nayo ngo dufatanye na Kristo n'abamarayika bera, dusangire umugisha n'umunezero bizanwe n'uwo murimo w'urukundo. Imana ihabwa icyubahiro. Gufatanya na Kristo kuduhuza nawe cyane. Gufatanya na Kristo kuduhuza nawe cyane. Ese umuntu mufatanyije bizinesi ntibahuza cyane? Natwe gufatanya na Kristo kuduhuza nawe cyane, si gahoro ahubwo ni cyane. Kwihotorera abandi no kwibabariza kubafasha kuzajya kudutera umutima wo kugira neza, ndetse no kutwegereza umucunguzi w'isi, uwari umutunzi ariko agahinduka umukene ku bwanyu, kugira ngo ubukene bwe bubatungishe. Kugira ngo ubukene bwe bubatungishe. Nitwemera kwihotora dutyo natwe, nibwo gusa ubugingo bwacu buzasabwa n'umugisha. Benshi bavuga yuko ahubwo turi ku nzira y'ubukene, ariko nshuti muvandimwe, ngo nitwemera kwihotora dutyo natwe, nibwo gusa ubugingo bwacu buzasabwa n'umugisha. Opposite y'ibyo bavuga, igihamya ni iki ngiki: Kristo agushoboze, Kristo akwambika imbaraga, Kristo akwihishurire mu izina rya Yesu. Ngo nimwemere gukora nk'uko Kristo yabigeneye abayoboke be, mukamushakira abihana, muzajya mwumva mushaka kugenzura iby'Imana, ngo murusheho kubimenya, mugire inzara n'inyota y'ibyo gukiranuka, muzatakira Uwiteka kandi ukwizera kwanyu kuzakomera, kandi imitima yanyu izanywa cyane ku mazi y'isoko y'agakiza. Amahane n'ibyago muzabona bizabatera kwiga Bibiliya no gusenga. Muzakurira mu buntu bwo kumenya Kristo, murusheho gushikama no gutungana. Ngo amahane n'ibyago muzabona. Bishatse kuvuga ko muri uru rugendo rwa Kristo, muri inzira itugeza ku gakiza, tuzahuriramo n'ibibazo ndetse n'ibirusha byinshi, ariyo mahane n'ibyago bavuze ngo tuzabonera mu iyi nzira. Ibyo bizadutera kwiga Bibiliya ndetse no gusenga. Muzakurira mu buntu bwo kumenya Kristo, murushaho gushikama no gutungana. Ibyo bizadushikamisha umutima wo gukorera abandi no kutikanyiza, utera imico myiza kudahinduka, igashorera imizi kure, ikamera nk'iya Kristo. Bene uwo mutima uzanira nyirawo amahoro n'ibyishimo bitazashira, ariko kugira ubugugu n'ubute yashimikira gushishikarira gushyikira ingeso z'Imana, kandi yakura agakomerera mu murimo yayo.
umutima we wamenya neza inshingano ye, yakura akagira kwizera kutajegajega, kandi amasengesho ye yagira umumaro kurutaho. Umwuka w'Imana iyo akoze ku mutima w'umuntu, atuma ingeso ze zera zose zikubira hamwe, akikiriza guhwitura ko mu ijuru. Abitanga batyo batikunda ngo bazaboneze abandi, basohoza rwose akabo gakiza. Haleluya! Basohoza akabo gakiza. Kugira ngo dukurire mu buntu, dukwiriye kujya dukora wa murimo Kristo yategetse, tutiganda. Reka nsubiremo aya magambo, ngo kugira ngo dukurire mu buntu, dukwiriye kujya dukora wa murimo Kristo yadutegetse, tutiganda. Dukora uko dushobora kose, dufasha no guhesha umugisha abawukennye. Hano Kristo ntabwo adusaba gukora uko tudashoboye, ahubwo adusaba gukora uko dushoboye, ndetse mu mbaraga zacu, tutiganda, dukora uko dushoboye kose, dufasha, duhesha abandi umugisha abawukennye. Imbaraga izanwa no gukora, ndetse ntawabaho adakora. Abagerageza gutungisha ubukristo gupfa, kwakira umugisha duherwa ubuntu, ntibagire icyo bakorera Kristo. Ngo abatungisha kwakira umugisha, ngo abagerageza gutungisha ubukristo gupfa, kwakira umugisha duherwa ubuntu, ntibagira icyo bakorera Kristo. Bameze nk'abagerageza gutungirwa kurya gusa. Pay attention kuri aya magambo. Ngo abagerageza gutungisha ubukristo bupfa, abagerageza gutungisha ubukristo bupfa kwakira umugisha duherwa ubuntu. Ababigerageza ntibagire icyo bakorera Kristo. Abagerageza gutungisha ubukristo gupfa kwakira umugisha duherwa ubuntu, ntibagire icyo bakorera Kristo. Bameze nk'abagerageza gutungirwa kurya gusa. Ibyo bitera konda no gupfa. Amagambo arakomeye cyane. Umwuka wera aduhe kuyumva neza. Umuntu yakwanga gukoresha amaguru ye, ntiyatinda kunanirwa guhagarara. Uko niko umukristo udakoresha imbaraga yahawe n'Imana amera. Uretse kudakurira muri Kristo, n'imbaraga yari afite zirayonga. C'est ça. Ngo n'imbaraga yari afite zirayonga. Uretse kudakurira no muri Kristo, ngo n'imbaraga yari afite zirayonga. Itorero rya Kristo ni iry'Imana yageneye gukiza abantu. Umurimo waryo ni ukwamamaza ubutumwa mu isi yose. Uyu niwo murimo itorero ryahawe, ni ukwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo mu isi yose. Ngo umukristo wese, Imana niwo murimo imwizeyeho gukora. Nibura umukristo inshuti muvandimwe wari ukunyumva muri aka kanya, umurimo wose
umurimo Kristo yaguhaye, umurimo Imana yaguhaye, wowe mukristo wese, niwo uyu nguyu, ni ukwamamaza ubutumwa bwiza mu isi hose. Mbese urafatanya na Kristo kwamamaza ubutumwa, cyangwa waramutereranye? Wagiye mu byawe wihugiyeho? Garuka ukore umurimo Kristo yagushinze, ni ukwamamaza ubutumwa bwiza mu isi hose. Umukristo wese ni icyo ngicyo yahamagariwe. Umuntu wese ukazi niko ashobora, akwiriye gusohoza rya tegeko ry'Umukiza. Urukundo rwa Kristo rwatugezeho, nirwo rutuma turi mu mwenda w'abatamuzi, turi mu mwenda w'abatazi Kristo. Uwo mwenda reka njyewe nawe duharanire kuwishyura. Imana ntiyaduhereye kuwikubira, ahubwo yawuduhereye kuwumurikishiriza abandi. Yaba abayoboke ba Kristo barakangukiye kumenya inshingano yabo, bagakora uko bashoboye kose, none tuba dusanga abantu ibihumbi bamamaza ubutumwa mu mahanga. Niko biba bimeze, aho dusanga umwe gusa. Maze kandi abatashobora kujya kure ubwabo batungisha uwo murimo ubutunzi bwabo, ngo abadashoboye kwambuka ngo bajye kure bamamaze ubutumwa bwiza, ngo bagatungishije uwo murimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza ubutunzi bwabo, bawusabiye kandi bawufitiye umwete. Ngo nutabasha gushyanuka ngo wigishe nka Pawulo, wagira ute? Watura amaturo. Nshuti muvandimwe, Kristo agushoboze, Mwuka Wera ugeza aho abantu twe tutageza, akumvishe mu izina rya Yesu. Icyakora si ngombwa yuko tujya mu bihugu bya kure ngo tuve muri bene wacu ariho hadukennye, tukaba dutumwe gukorera Kristo muri icyo kirere. Tubasha kumukorera iwacu naho turi hose, ari mu itorero no mu baturanyi bacu no mu bo dukorana nabo. Ngo haba iwacu, aho turi hose, mu itorero ndetse no mu baturanyi n'abo dukorana. Umukiza wacu akiri muri iyi si yamaze imyaka myinshi akora umurimo woroheje kandi ugayitse, ari wo wo kubaza. Akiri iwabo ataratangira kwigisha abantu, abamarayika bahoraga bamushagaye ubwo yagendereraga abahinzi n'abanyamirimo bataramenya ko ari we mucunguzi wabo. Ntidukwiriye kwibwira yuko Yesu yakoraga umurimo yahawe na se gukora ubwo yagendeshaga amaguru hejuru y'inyanja y'i Galilaya, cyangwa se ubwo yavuraga abarwayi gusa, ahubwo umurimo yakoraga wose, ari uworoheje cyangwa ukomeye, yawukoraga awitayeho, azi ko wagenwe n'Imana. Umurimo wose yawukoraga witayeho. Niyo mpamvu njyewe nawe dukwiye kwibuka amagambo ari mu mubwiriza avuga ngo umurimo wose werekejeho amaboko uwukorane umwete, kuko ikuzimu aho uzajya nta mirimo ntaki. Na Kristo ubwe umurimo yakoraga yawukoraga awitayeho rwose. Intumwa Pawulo yavuze
uburyo umuntu wese akwiriye gukora umurimo wose ahawe abigumanamo n'Imana. Ese mubiri aho ukora umurimo ukora neza uko ukwiriye? Ese niba ujya guhingira abandi ubikora nk'uko bikwiriye cyangwa uriganda? Uba uri kwerekana Kristo? Ese ABCD y'ibyo ukora byose ubikora ute? Ubikora ubyitayeho? Umuhanga witonda w'umwizerwa abasha kuba mu cyimbo cy'uwo wakoreshaga amaboko ye i Galilaya nk'abatiriye. Umuntu wese witirirwa Kristo akwiriye kujya akora atyo kugira ngo abandi nibabona imirimo ye neza bibatere gushima Rurema n'Umukiza wabo. Umuntu wese witirirwa Kristo, jyewe nawe, niba twitirirwa Kristo, dore icyo dukwiriye ni ukujya dukora gutyo kugira ngo abandi nibabona imirimo yacu bibatere gushima Rurema n'Umukiza wabo. Hari abantu benshi bikiza ngo babuzwa gukorera Kristo n'abandi babarusha ubwenge n'uburyo. Hari abitwaza ibyo, hari abisobanuza ibyo. Hariho benshi batekereza yuko ari abanyabwenge bwinshi basa bizeweho gukora uwo murimo w'Imana. N'urwo ruhande rurahari rw'abantu bibwira ko ari impano zahawe bamwe gusa, ngo abandi rero ntibahamagariwe gukora no kugororerwa. Bamwe niko bibwira, ngo ariko si uko biri. Iyo nyir'urugo ahamagaye abagaragu be, aha umuntu wese umurimo we. Kristo buri wese yamuhaye umurimo we. Tubasha gukora imirimo yoroshye yose umutima urimo urukundo nk'aho ari umwami dukorera. Iyo urukundo rw'Imana ruri mu mutima rugaragarira mu bugingo bwacu. Impumuro nziza ya Kristo iradukiza. Impumuro ya Kristo iradukiza, kandi n'ingeso zacu zizafasha abandi, zibabera umugisha. Ntimukwiriye kurindira ibikomeye cyangwa ubwenge burutaho ngo mutangire gukorera Imana. Oya, tangiriraho. Ntabwo ukwiriye kurindira ibikomeye cyangwa ubwenge burutaho ngo utangire gukorera Imana. Ntabwo ukwiriye kurindira ngo ugire ubumenyi bwisumbuyeho ngo ubone gukorera Imana. Ntabwo ukwiriye kurindira ngo ugire ubutunzi ngo ubone gukorera Imana. Ntabwo ukwiriye kurindira ngo ugire imyambaro maze ngo ukorere Imana. Ahubwo korera Imana. Tangira. Ntimukwiriye gutekereza icyo abandi bavuga. Ukubaho kwanyu gutunganye kandi kutarimo uburyarya, ahubwo niko gukwiriye guhamiriza Yesu imbere y'abandi. Amena. Ngo kubaho kwanyu gutunganye kandi kutarimo uburyarya. Ukubaho kwawe gutunganye kutarimo uburyarya niko gukwiriye guhamiriza, guhamiriza abandi Yesu ukurimo. Niko ukwiriye guhamiriza Yesu imbere y'abandi, imbere y'abagukikije, imbere y'abakubona bose. Gutunganye, kubaho kwanyu gutunganye kutarimo uburyarya. Kristo agukiza uburyarya kandi aguhe gutungana. Umuyoboke wa Yesu wese naho yaba yoroheje ate cyangwa akaba umutindi,
abasha kubera abandi umugisha n'icyitegererezo. Ahari ubwe ntiyamenya ko hari icyiza yakora, ariko rero ubugingo bwe buboneye bwo bwagoborera abandi umugisha ukura ukagwira. Ikimukwiriye cyonyine ni ukugenda yitonze, ari nta kindi, agakora neza umurimo Imana imuhaye. Abigenje atyo, ukubaho kwe ntikuzapfa ubusa, umutima we uzunguka. Ese ni uwa Kristo. Uretse gushyira hamwe n'Imana gukora umurimo wayo muri ubu bugingo, azaba yitegurira guhabwa umunezero utagira kirogoya mu bugingo buzaza. Kristo adushoboze kandi aduhe imbaraga zo kumwakira, maze dufatanye nawe muri uyu murimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza. Adufatanye nawe muri murimo wo kumukiriza abantu be. Nibyo mbasabira nanjye nisaba, kugira ngo Kristo adushoboze, mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Urakoze Data mwiza, habwa icyubahiro. Ngushime kubw'amagambo meza wemeye kutwiga muri aka kanya. Nyemerera kugira ngo umuntu wese wiza amagambo yawe umuhe umutima mushya, de gukizwa nawe. Twanangiye, twanze gukora umurimo wawe, ariko Data tumenye ko nta munezero uruta gukora mu ruzabibu rwawe. Turakwinginze kugira ngo twambike umwambaro wawe, uduhe imbaraga, uturinde, kuko waduhaye umwuka w'ukuri, utaduhaye umwuka w'ubwoba. Uduhe kuba mu ruhande rwawe. Umugisha utanga uhaba abakunda, udusesekazeho njyewe n'abanyumva, mu izina rya Yesu, amen.